Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo Yezu yifuje ko tuganiraho. Yambwiye ati umbwirira abana aya magambo, haleluya, akubiye mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 24 guhera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 14. Ahantu rero havuga ibimenyetso bizabanziriza ayo makuba. Ayo makuba rero Nyagasani ashaka ko tumenya ko hari, haleluya, na makuba azabaho mu gihe Nyagasani azaba agarutse. Abantu benshi bazi yuko iyo tuvuga wenda igaruka rya Kristo ishira ry'isi baba bazi ko ari ibiparu. Ntabwo ari ibiparu. Yezu yansanze arambwira ati bibambwire kandi ku buryo navuga ngiye ko nabonye bivuga no buryo bukomeye cyane, haleluya, amina, haleluya. Yambwiye ngo itorero, haleluya, itorero rirananiwe, haleluya. Niko Yezu yambwiye ngewe uyu munsi, haleluya, ndi gutegura audio ariko itari nka za zindi dusanzwe tuganiramo wenda tukaganira. Uyu munsi haje ubundi butumwa nge navuga ngo budasanzwe, ntabwo ari bushya. Kuko nivuga ngo budasanzwe uravuga ngo ariko se aya magambo sasanzwe, ashobora kuba atari bwo bwa mbere yumvise aya magambo, ariko noneho uyu munsi aje mu buryo budasanzwe, kandi hari impamvu Nyagasani yambwiye ngo mbitange mu buryo budasanzwe, haleluya. Yezu Kristo rero yaje arandirimbira indirimbo ngiye kukuririmbira. Amagambo yandirimbiye niyo yambwiye kugusubiriramo, haleluya. Arambwira ngo impanda igiye kuvuga, isi hinda umushyitsi, umwami w'ijuru n'isi agiye kugaruka, haleluya. Nayo magambo yambwiye gusa, nta gitero nta kindi. Yambwiye ayo magambo avuga ngo impanda igiye kuvuga, isi ihinde umushyitsi, umwami w'ijuru n'isi agiye kugaruka. N'ayo magambo yambwiyemo ubuhanuzi bw'uyu munsi nkuzaniye muvandimwe, haleluya. Aya magambo rero arakomeye mu buryo Yezu yabimbwiyemo ko nabonaga ari ibintu bikomeye cyane. Muri iyi minsi ntabwo Yezu ndi kumubona mu buryo bwo guceza. Buri hari igihe tujya tugira gutya tugakina, ni byiza. Yezu ni umubyeyi, ariko ubu ntabwo ndi kumubona ari gukina, nta nubwo ndi kumubona, haleluya, ntabwo ndi kumubona ari guseka. Yezu ndi kumubona ko yabaye serious. Iyo umuntu ari serious rero ni ukuvuga ngo aba nta biparu. Arambwira ngo rero, haleluya, iyo nsubira mu magambo ya Yezu rero cyane uko yayambwiye bigaruka uko yabivuze, nkumva birimo sinzi uko nabikubwira, birimo kunyuzura bikanandenga ku buryo mba numva birenze uko nabivuga, haleluya. Yambwiye rero muri aya magambo ngiye kukubwira, arambwira ngo mwana wanjye, haleluya, mbwirira abana banjye ngo ntabwo naje mu isi kuganira, ntabwo naje mu isi gutera ibiparu, ntabwo naje mu isi mu buryo bwo gukina, haleluya. Ngo ikimenyetso nguhaye ni uko batigeze banyakira. Burya iyo ugiye ahantu bakakwishimira, bakanakwakira, bakaguha aho kuryama heza, bakaguha aho kwicara heza, ushobora no kubaganira ukabatera ibiparu, ushobora no kuhatinda ubutumwa wari ujyanye kubera kwizihirwa, ukarenzaho ndetse ukagira igihe cyo gusabana nabo. Ati rero mu isi ntabwo nigeze nakirwa. Ijambo ry'Imana nakomeje kubabwira, nababwiye ko naje mu banjye ariko abanjye ntibanyakira. Urumuri rwaje mu mwijima, umwijima wanga urumuri, ndetse umwijima urwanya urumuri, haleluya. Ayo ni amagambo ndi kugusubiramo mu magambo Yezu yambwiye. Arambwira ngo narababwiye abanjye bashakaga kunkurikira ngo tujyane, nkababwira ko umwana w'umuntu atagira aho arambika umusaya.
inyamaswa zigira aho ziba, abantu bakagira aho bacumbika, ariko umwana w'umuntu yabuze aho acumbika. Ntabwo ari uko nabuze inzu mu isi, ahubwo nabuze umutima wakira ugushaka kwanjye ngo bakore icyo nshaka kandi bishimye. Haleluya. Arambwira ngo none genda ubambwirire ngo kubera ko ntaje gutera ibiparu, kubera ko ntaje kuganira mu magambo yose nababwiye, mutega amatwi mwumve. Imana igiye kuvuga, isi hinda umushyitsi, umwami w'ijuru n'isi agiye kugaruka. Isi ni iya Yezu. Yezu yatsinze isi. Haleluya. Yezu yatsinze shitani, atangaza izuka. Ni umwami w'ijuru n'isi rero. Haleluya. Ndizera ko aho ngaho tutari kwashidikanya, ni umwami w'ijuru n'isi. Yatsinze isi. Haleluya. Yatsinze isi. Ndetse mu byahishuwe baravuga ngo arabo ibyo mu ijuru, ibyo mu isi, ibyo munsi y'isi ndetse n'iby'ikuzimu byose bivugira rimwe. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo muvandimwe, hari mu ijuru, hakaba ku isi, hakaba munsi y'isi ndetse n'ikuzimu. Haleluya. Bose basingiza ntama wishwe. Haleluya. Twarabisomye mu byahishuwe, basingiza ntama wishwe. Ni ukuvuga rero ngo nizere ko udashidikanya muvandimwe ugana mu ijuru ko Yezu ari umwami w'ijuru n'isi, ndetse akaba agenga n'ukuzimu. Haleluya. Ibyo twarabiganiriyeho, naragusobanuriye ukuntu abadayimoni bazi Yezu ndetse baramubona bagahinda umushyitsi, bakagira ubwoba cyane. Haleluya. Nuko rero muvandimwe ugana mu ijuru, Yezu arambwira ngo ubambwirire ngo sinaje kuganira. Ijambo ryose navuze, icyo nakoze cyose kifite aho cyanditse. Ijambo ryose navuze rifite aho ryanditse kandi rizagaruka uko ryavuzwe. Haleluya. Nta kintu na kimwe kizarivungukaho, nta kintu na kimwe kizarivaho. Ntabwo rizigera ricuya si umwenda, ntabwo rizigera rita agaciro karyo, rizagumana agaciro karyo kugera ishira ry'isi. Arambwira ngo abantu benshi ngo baratitiye, abantu benshi bafite ubwoba, ariko mbahumurize muri aya magambo gusa. Mbahumurize mbabwira iby'agakiza, mbabwira iby'ubugingo, ariko mbwire abiteguye kwakira Kristo. Haleluya. Arambwira ngo itorero rirarushye. Itorero rero yanyerekaga ari abagenzi bagana mu ijuru. Arambwira ngo bararushye, yanyeretse aho bari kuririra. Haleluya. Ni benshi, turi benshi pe, nukuri turi benshi, turi benshi. Arambwira ati kandi nintaza. Haleluya. Bariya baragenda batenebuka, baracika intege. Ngomba kuza. Haleluya. Ngomba kuza kugira ngo ntabare itorero. Haleluya. Nubwo isi yanze Yezu, ariko hari abamukomeye, hari abamunambyeho, n'abamubonye. Ni ukuri kuri Bibiliya ivuga ngo imbaga umuntu atabasha kubarura. Niko nanjye nabibonye, nabonye ari imbaga y'inyamwinshi, ariko y'abantu barushye, bananiwe pe. Arambwira ngo nubwo bananiwe bwose, ngo nimbabwire ijambo ribahumuriza, ngo mbabwire ngo araje, ngo amarira mufite ndabwira ubwoko bw'abajya mu ijuru, kandi nta muntu n'umwe uhejwe, yaba umunyapolitike, yaba umunyamasengesho, yaba umuhinzi, yaba umworozi. Haleluya. Yaba umucuruzi, nta n'umwe uhejwe kuri iri jambo. Haleluya. Hahirwa abatumiwe mu bukwe bwa ntama, kandi abantu bose baratumiwe. Arambwira rero ngo mbwire abantu bose ntitaye ku byubahiro bafite, mbabwire yuko itorero riri kurira, amarira yaryo yageze ku Mana, kandi nkangara y'umubabaro y'amarira bagombaga kurira iruzuye. Haleluya. Arambwira ngo bari kurira amarira badashobora guhozwa. Ntabwo bashobora guhozwa kuko nta kibahoza kiriho. Bararushye, barananijwe kuko
isi itigeze bishimira, ariko kandi isi narayitsinze. Haleluya. Isi ntiyigeze ibishimira, isi ntiyigeze ibakunda. Haleluya. Ariko Yezu aradukunda. Haleluya. Haleluya. Yezu akunda ubwoko bwe. Amina. Kandi aje gutabara ubwoko bwe. Ngo nubwo nabimye ijambo mu nzira y'umusaraba, mwemera ko abanjye bambikwa intege nkeya kugira ngo batandwanirira. Ngo igihe kirageze ngo abanjye bambikwe. Haleluya. Anyereka buri wese ari kudoderwa umwambaro we ujyanye n'ibikorwa bye. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe ugana mu ijuru ko igikorwa wakoze cyakubereye umwambaro. Haleluya. Hari abazambara ibishura birebire, abazambara bitewe n'ibikorwa byo gukiranuka. Hari abazambikwa amakamba akomeye aremereye bitewe n'ibikorwa byo gukiranuka. Arambwira ngo itorero nubwo rirushye ariko arahari. Ngo nimucike intege, wikora ibikorwa by'izubara, nguvuge ngo ejo nakoreye Yezu, ngo none uyu munsi ntabwo ndi bukore. Korera Yezu. Haleluya. Korera Yezu utabara iminsi, kuko nawe yagutabara ntabara iminsi. Ngo ariko agiye kuza. Ngo mbwira ubwoko bwe ngo ntabwo muzakomeza kurira, ngo ntabwo muzakomeza kuba ku mavi mutazahagurukaho. Ngo arabona ko amavi yanyarushye, arabona yuko bikomeye kuri mwebwe, ariko kandi mwiririra isi kuko amarira yanyu niyo yabibateye, kandi nta nubwo ishaka kuyabahoza, ahubwo uko murira niko isi irushaho kwishima. Isi ninde? Isi ni isi n'abantu bayo. Haleluya. Ni bibi, ni ikibi wikomeza kuririra bisi. Nta mpuhwe bafite, nta rukundo bagifite, kuko Imana yavuze ngo muri iyo minsi ya nyuma urukundo ruzakonja mu mitima ya benshi. Rwarakonje, indangagaciro z'ubukristo ziragenda zitakara. Arongera arambwira ngo mpaze abiyita abanyamasengesho kandi atari bo. Arabimbwira pe. Ngo mbwira abantu buri wese acungane n'izamu rye, ngo wige kureba ibya mugenzi wawe kuko azabazwa ibye, wowe reba ibyawe. Hari abantu rero bafite gahunda yo kwirwa barebuza kuri bagenzi babo ngo arebe uko mugenzi we yitwaye. N'ukuri Yezu yambwiye ngo agiye gusohora abantu. Haleluya. Ngo batajyaga bagaragara nk'abashobora gusohoka, ariko bagiye gusohoka mu itorero. Ngo niyo yaba ari umuyobozi w'itorero, ngo niyo yaba ari umukuru w'itorero, azasohoka amapfa kuba atarangwa n'ibikorwa byo gukiranuka. Abarangwa n'ibikorwa byo gukiranuka, abo ngabo nibo Nyagasani yambwiye. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, reba ibikorwa byawe, reba ibikorwa byawe, kandi wikumva izi nyigisho ngo uvuge ngo iyi ngo na runaka bizamugera. Umva, reba ibyawe, kuko nawe uri umuyobozi mu buryo bwawe, uri umutware ku buryo bwawe. Nuko rero reba icyo gihugu uri gutwara ku giti cyawe cyitwa wowe, icyo gihugu cyitwa wowe, reba uko ugitwaye. Ese urakiganisha? Urakiganisha mu ijuru? Muvandimwe ugana mu ijuru, ni wowe Yezu yambwiye. Wireba runaka, wireba na runaka, irebe ku giti cyawe. Haleluya. Hagiye kuza igihe cyo guhembwa, buri wese azahemberwa ibyo yakoze. Ushobora kuvuga ngo runaka niwe uzahanwa, ariko kandi akazahembwa mbere yawe, kubera ko utazi ibanga rye n'Imana. Haleluya. Yezu arambwira ngo mbwire buri wese abe maso, abere maso ikamba rye, abere maso ikamba rye. Haleluya. Buri wese abere maso ikamba rye. Ni ukuvuga ngo ibikorwa wakoze ubishinganishe kwa Yezu, kandi ukomeze usenge. Nubishobora wongereho, kuko ni igihe cyo kugwiza iminyago. Haleluya. Ariko yanyeretse itorero rirarushye, barananiwe. Abagana mu ijuru bari kurushywa, birakomeye. Ariko yambwiye ngo mbabwire ngo muhumure. Haleluya. Araje, kandi araje bidatinze. Ibimenyetso rero bizabanziriza uko kuza kwe. Bibiliya bivuga amakuba, ariko kuza kwa Kristo si amakuba kuri twebwe, ni amakuba ku isi,
niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko bizabanziriza ayo makuba yo ku isi ariko bizaba ari ugutabarwa kw'abana b'Imana. Haleluya, haleluya, bizaba ari ugutabarwa kw'abana b'Imana. Haleluya. Byumve muvandimwe, ikizaba amakuba n'akaga ku isi kizaba ari ugutabarwa kwawe. Nuko rero Yezu arabasubiza ati, muramenye ntihazagira ubayobya, kuko hazaduka benshi biyita izina ryanjye bavuga ngo ni njyewe Kristo, maze bakayobya benshi. Muzumva bavuga intambara, mwumve n'impuha zayo, ariko ntimuzakuke umutima, kuko bigomba kuba, nyamara si byo herezo. Haleluya. Turagenda buhoro tubiganiraho. Muzumva, icyambere hazaduka abantu benshi biyita izina ryanjye. Barahari pe. Muri iyi minsi biratangaje kubona hari abavuga butumwa benshi, hari abahanuzi benshi, ariko kandi haleluya, haleluya, uko tugomba gushishoza nako kurahari. Tugomba kugira uko dushishoza muri ibi bihe bitoroheye umwana w'umuntu. Tugomba kugira inkingi twegamo kugira ngo tuzigire inkingi za mwamba mu buryo bwo gushishoza. Haleluya, amina, haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru we, haje abahanuzi benshi, hadutse abantu benshi biyita abahanuzi kandi wenda atari bo. Ndagira rero ngo nkubwire ngo ukugira ngo Nyagasani azasange nubwo wananiwe ariko ukirimo, reka nkubwire ibyo uhagararaho. Njyewe yamaye impamba, nawe ndashaka kuguhaho. Muvandimwe ugana mu ijuru, impamba ya mbere ikomeye ni ukuguma kuri Yezu. Haleluya. Witirimuka, wiva kuri Yezu. Ibyo rero bizagufasha kumenya niba uriya muhanuzi ari ukuri cyangwa atari ukuri. Azaza kubwira ubutumwa wumve, uvuga ukuri n'utavuga ukuri baravuga kimwe. Ariko haleluya, niwihangana ugategereza, Imana izabisobanura neza. Izabisobanura rero ikurikije buhoro buhoro. Erega ibintu byose tubiha igihe, uzajya ugenda ubona icyo Imana ivuga. Haleluya. Icyo ni kimwe cyo kutava kuri Yezu. Ubuhanuzi bwose tukayibuyunguririsha iki? Isengesho. Haleluya. Buyungururisha isengesho. Ukubwiye ufata igihe cyo gusenga, uvuga uti Nyagasani, niba ari wowe utumye uriya muntu ndikije, ariko niba atari wowe, njyewe sindi kubasha kubivangura, mvangurira. Ntabwo azashira igihe Nyagasani atarakwereka ko uwo muntu yaje yitumije cyangwa yatumwe nawe. Icyo ni icyambere gikomeye. Ikindi cya kabiri ugomba kuyungururisha abantu bazaduka muri iki gihe biyita aba Kristo cyangwa aba Kristo, ari we Kristo cyangwa ari uwa Kristo. Ikintu kindi kizamukubwira, muvandimwe ugana mu ijuru, ni ijambo we wavuganye na Yezu. Haleluya. Burya rero haleluya, reka nkubwire, hari icyo bita kode cyangwa password. Haleluya. Gira password yawe na Yezu. Uwo muntu ntabwo azaba yizi, kubera ko atazi password yawe na Yezu, ntabwo azabasha no gusoma ibyo wandikiranye na Yezu. Haleluya. Hari abantu bajya bashyira password muri za telefone zabo. Kubw'ibyo rero ukaba udashobora kwinjira muri telefone ye kubera yuko utazi password. Ushobora no kumutwara telefone ariko password ye ntuyimenye. Bityo rero ntushobore kuba wakwinjira mu biganiro bye agirana n'abandi kubera yuko nta password ye uzi. Umubare w'ibanga cyangwa se ijambo ry'ibanga niyo password. Ubwo rero password yanjye na Yezu runaka ntabwo ayizi. Kubw'ibyo rero ushobora kuzana ubutumwa ngo kubwira nti njyewe nkurikije password mfitanye na Yezu, ubwo butumwa sibwo, kuko ntabwo password yawe ayizi. Haleluya. Umuntu ahirutse kunzanira ubutumwa arambwira ngo Yezu yantumye ngo nkubwire ngo, ndamubwira nti ntabwo ari Yezu, hari impamvu eshatu. Njyewe namubwiye ndavuga nti ntabwo ari Yezu wagutumye. Icyambere password yanjye ntabwo ayizi. Icyambere ntabwo Yezu Kristo ashobora kuntumaho umuntu atabimbwiye. Ntabwo bishoboka. Oya, ntabwo byakunda. Ntabwo yigeze anteguza kuzaza. Ntabwo icya kabiri, ntabwo Yezu yigeze abimbwira ngo nange kubyumva. Bityo ajye kumururiza, kuko yagutumye abandi ni nkaho wowe uba waramwangiye. Icya gatatu, ndavuga ku bavuga butumwa, icya gatatu kidashobora gutuma Yezu akohereza ngo uje kunzanira ubutumwa, ni uko icyo kintu uvuga ko yakweretse yuko nyireka kitampambiriye.
ntabwo kimpambiriye rwose. Kuko burya hari ikintu kiba kikuboshye muvandimwe ukavuga uti iki ngiki uko byamera kose kirampambiriye. Ntabwo icyo kintu rero kimpambiriye. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ntabwo Yezu yigeze aza ngo abimbwire haba mu nzozi haba mu iyerekwa, mbese mu buryo asanzwe akoresha ngo ambwire ati iki kireke Louise ngo mvuge ngo ya ngo ndabyanze, bityo ajye kubwira undi muntu azabimbwire. Icya gatatu nyine aribwo ndi kubisubiramo ko nabimubwiye, ndamubwira n'ikindi kandi ntabwo Yezu yigeze anteguza ko agiye kuntumaho umuntu, kuko kuva Yezu twagendana, iyo ni password yanjye, kuva Yezu twagendana ndabikubwira, ariko ntuzamenye uko abikora, nta na rimwe arantumaho umuntu atabinteguje rwose. Icyo kandi twarabivuganye, arambwira ati kubera ko wabinsabye nanjye ntabwo wigeze uninira, ntabwo umutima wanjye uniniye Imana. Simpamye ukuntu Nyagasani yaza gutuma umuntu ngo agende umumbwirire, amubwiye ntireka rero hari n'ikindi utazi, rero nimuvandimwe ugana mu ijuru, rero hari ikindi utazi. Password yanjye na Yezu ntabwo uyizi. Ntabwo Yezu Kristo ananiwe no kuza ngo ambwire, ntabwo bishoboka. Umva rero muvandimwe, ibyo ndi kubikubwira ngira ngo nkubwire ngo gira password, gira mode passe yawe na Yezu, uvuga uti nge namusabye Yezu kugira ngo umuhanuzi aba ari umuhanuzi aza ibi bimenyetso Yezu azabime, kuko hagiye kuza abantu benshi biyita Kristo, hagiye kuza abahanura b'inyoma benshi kandi bariho, ntabwo bazaza kera ubu bariho. Niyo mpamvu tugomba kugira roho wo gushishoza. Uwo roho wo gushishoza rero uhabwa buri wese, nawe ugomba kumenya ko umukeneye kandi umufite cyangwa se utaramuhabwa. Uzabibwirwa n'iki rero? Ni ukuri ijambo rivuye mu kanwa ka Yezu rigira uko risona mu mutima. Haleluya. Buri wese burya agira ibyiyumviro bye, ariko ijambo rivuye mu kanwa ka Yezu hari ukuntu rikugeraho kumva riragucugusha, kumva urahindutse, ukumva ntabwo uri wa wundi, kuko ufite ubwenge. Haleluya. Imana yaguhaye ubwenge bwa n'ubwigenge, nayo irabyubaha cyane. Haleluya. Kubw'ibyo rero niba Imana yubaha ubwenge bwawe kubaha n'ubwigenge bwawe, amina, ni ukuvuga ngo nayo iyo uhuye n'umuhanuzi yaba atari we yaba ari we, irakureka ukabanza ugakoresha bwa bwenge na bwa bwigenge. Haleluya. Ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere, ariko noneho ubyemera cyangwa utabyemera, hari ijambo rikomeye ari naryo nahereyeho, girana ubumwe na Yezu. Haleluya. Girana ubumwe na Yezu mugumeho. Bityo rero ntabwo ari na ngombwa ko azagutumaho, kuko ibyo yakagombye kugutumaho uzaba ubizi. Ninde muri twe kugeza uyu munsi utazi ibikorwa byo gukiranuka? Uwo muvandimwe naramubwiye ni Nyagasani ntabwo akora gutyo, ntabwo ari uko Yezu akora. Uwo Yezu wawe niko namubwiye, uwo Yezu wawe siwe wanjye. Ntabwo Yezu avuga ngo niyanga kubikora ngo nzamukubita inyundo. Ntabwo Yezu Kristo avuga gutyo. Oya, ntabwo ari Yezu agukubita inyundo, suri shitani hejuru y'ikintu. Nge navuga ngo ikintu kiba kidakomereye umwana w'umuntu, kidakomeye, ikintu ushobora kureka ntunanirwe kubaho. Burya Yezu Kristo ashaka kukubwira ati umubwira reke kurya cyangwa kwambara, ukavuga uti buse nzajya nambara ubuse. Oya, ariko hari ikintu nyine uba wumva. Ndamubwira ni rero we Yezu utagira impuhwe siwe nkorera. Niba ari nabyo ntumva, reka nkubwire, biramutse ari nabyo ntabwo Yezu yakubwira gutyo. Yakubwira ati ugende umubwire gusa, ibindi ni uzabyigenera. Haleluya. Ubwo rero hari abantu muri iyi minsi bafite ubutumwa bw'iterabwoba bari kugenda ubwo, kandi ukuntu ababivuga avuga ati rwose ngewe nkurikira audio ariko Yezu yambwiye gutya. Ntabwo iyo umbwira ko ari inama ushaka kungira nabyumva kuko inama zibaho, ariko ntubeshere Yezu. Kubeshyera Yezu uza kumbeshya, burya haba habayemo no kurengera, haba habayemo burya no gukabiriza Yezu. Niba Yezu ari we wagutumye, yagutumye akubwira ko uzasanga ntari mu rugo, birashoboka se? Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ngewe ndi kugufasha kwiyungurura. Haleluya. Yezu twamaze gutandukana no muvandimwe, ndamubwira ibi bintu wabikoreye iki? Arambwira ati ndagira ngo nkubwire ko hari abantu bakirushye, hari abantu bakirushye kandi bakeneye gusengerwa. Haleluya. Hari abantu bakirushye kandi bakeneye gusengerwa, abantu
birashoboka ko ubutumwa waba ubufite ariko buba ujya usenga Yezu anakubwire ba nyirabwo. Haleluya, muvandimwe ugana mu ijuru, hazaduka benshi ngo nimuramenye ntihazagira ubayobya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari umurongo ngenderwaho, hari umurongo, hari password yawe na Yezu, ariko hari umuntu ushaka kuza mu kantu gatoya cyane akakuyobya akagucisha ku ruhande. Muramenye ntihazagira ubayobya, kuko hazaduka benshi biyita izina ryanjye bavuga ngo ni njyewe Kristo. Hari abo baza bavuga ubutumwa bwa Kristo, ariko handi ari noneho n'abatinyuka kerura akavuga ngo ni njye Kristo. Abo bantu bariho muri iyi si y'uyu munsi. Umuntu agahagarara hari ati ni njye Kristo, mujye munsenga, kubera imyuka imurimo. Ya myuka yamukoresha ibitangaza, abantu bakavuga bati nibyo koko, ariko atari byo. Nta muntu ku isi, umva, nta muntu ku isi uri Kristo. Niba kandi tugiye mu ijambo ry'Imana tukabyemera kuriya, turaza gusanga abantu bose batwaye Kristo, kuko wahawe Kristo aba yifitemo Kristo. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo kuva unyemera si wowe ukiriho ninjye muri wowe. Aho ngaho twese turahahuriye. Ariko ntabwo umuntu umwe yavuga ngo nimunsenge ninjye Kristo. Oya, icyubahiro, ikuzo n'ubutware n'ibyande nibyo wicaye ku ntebe na ntama. Haleluya. Nuko rero abandi bose, haleluya, amavi tuyakubite hehe? Imbere yabo. Amina. Haleluya. Ashobora kugutoreka kugira intumwa, ibyo ntacyo bitwaye rwose, biriho. Ariko nugenda uzajya uvuga uti ntwaye ubutumwa bwa Kristo. Haleluya. Kandi muri iyi minsi abo bantu bari kuza bihitirira ubwo butumwa bwa Kristo, buri bwo cyangwa butari bwo, ni benshi. Ndi kugufasha rero gushishoza, muvandimwe ugana mu ijuru. Muvandimwe mwiza rero, dukomeze turebe bizabanziriza icyo gihe. Muzumva bavuga intambara, mwumve n'impuha zayo, ariko ntimuzakuke umutima kuko bigomba kuba, nyamara si byo herezo. Ibihe? Kuvuga intambara n'impuha zayo biriho rero. Ubu ngubu turi kwitegura intambara ya gatatu y'isi yose, ugasanga abantu barashyushye ngo rega ngo none ngo n'ubushakashatsi ngo buri gukorwa, ngo bagasanga ngo kayunguruzo ngo ko kuzuba ngo karahiye, ngo bari kureba ngo bagasanga ngo hari ikibuye ngo kigiye ukumva ibintu nk'ibyo biriho cyane muri iyi minsi. Ibintu nyine by'ibiterabwoba bituma n'abantu benshi bareka no gukora, bakavuga bati bundi ndaruhira iki ko ndeba byakomeye. Ariko Yezu Kristo akakubwira ngo nimuzakuke umutima kuko bigomba kuba, nyamara si byo herezo. Haleluya. Ibyo bigambo bigomba kubaho. Izo ntambara zizabaho. Iya mbere y'isi yose yarabaye, iya kabiri y'isi yose yarabaye, ariko hari abantu bariho wenda babayeho mu ntambara ya kabiri y'isi yose, wenda iya mbere yo ni kera, imyaka umuntu yari afite ntimwemera kuba yaba akiriho uwo mu ntambara ya mbere y'isi yose. Ariko abo mu ya kabiri y'isi yose bariho. Utaragize ikibazo wenda cyo gusaza vuba vuba kubera imyaka ishize, hari abayirokotse, hari abayibonye ariko bakiriho. Haleluya. Tutagenda ndavuga bitabaye ari ibigenderwa ku myaka. Nshaka kuvuga iki rero? Nshaka kuvuga ko hari ubwo umuntu aca mu kaga gakomeye ariko akakarokoka. Haleluya. Kandi bariho abantu benshi bagiye barokoka mu buryo bw'igitangaza, bariho. Nyagasani Yezu akavuga ati rero nubwo ibyo biba byabaye, nubwo wenda uwa wica, nubwo ugambiriye kugira n'ababa yibwira ko azarimbagura, ariko Imana yo mu ijuru imurusha imbaraga, imurusha ubutwari, imurusha ububasha. Niyo mpamvu isagura, haleluya, yizigamira ikuzo ryayo, haleluya, ikerekana ko icyo umwanzi yagambiriye atari cyo Imana yashatse. Haleluya. Kandi ikerekana yuko ntaho umugambi wayo wo gukiza mwene muntu warangiriye. Haleluya. Ntabwo wigeze urangira. Amina. Ibyo rero bigomba kuba, nyamara si byo herezo. Haleluya. Igihugu kizahagurukira ikindi, ingoma ishyamirane n'indi. Ibi rero biriho. Umubano w'ibihugu, imibanire y'ibihugu byinshi cyane ku isi, n'ukuri usanga ari mubi. Niyo urebye mu binyamakuru, wareba muri za televiziyo, usanga ibyo bavuga ku isi ibyinshi n'ibyo bihugu birwana, igihugu gihanganye n'ikindi, bari mu manama yo gushaka uburyo bashyira amahoro hagati y'ibihugu ibi n'ibi, mu gihugu ibyihebe n'ibyo biri ku isi. Ayo niyo makuru ariho. Nyamara Nyagasani Yezu yarabivuze. Haleluya.
aravuga ngo igihugu kizahagurukira ikindi, ingoma ishyamirane n'indi. Igihugu n'ingoma rero biratandukanye. Igihugu bakivuga kuri iyo bavuga muri independence, naho ingoma no kuvuga abakiyoborwa n'ubwami. No kuvuga icyo bishaka kuvuga rero, no kuvuga ngo uko byamera kose kwisi muri ibyo ngibyo by'ubwo buyobozi buzashyirwaho uko bwabo bumeze kose, abantu bazajya bahangana. Kuko ushaka kuvuga ngo demokarasi niyo yazanye mbese ubwigenge, nibwo bwatumye ibintu bigenda kuri ya nuko. None ukavuga uti wenda batari bigenga bo ahari bafite amahoro, nabo nta mahoro. Ushobora no kuvuga uti abigenga bo bafite amahoro, twebwe abatarigenga nitwe dufite amahoro. Tudafite amahoro wenda turi kuyaterwa nuko igihugu cyacu kitaragira ubwigenge, nikigira ubwigenge kizatura mu mahoro. Ntabwo ari byo. Icyo Nyagasani yakubwiraga nuko avuga amahoro ku isi ntayo, haba mu bihugu byigenga cyangwa se mu ngoma cyangwa abagengwa n'abami. Ni ukuvuga ngo nta mahoro ari ku isi. Hirya no hino hazatera inzara n'imitingito y'isi. Ibi ngibi turabizi. Iyo urebye ukuntu inzara iri kumara abantu mu buryo bw'ibiryo, wareba ukuntu inyota yisha abantu mu buryo bw'uko nta mazi ari aho hantu, usanga ko ari ibibazo. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu buri wese ashobora kureba nawe ubwe bitewe n'aho ari, akagira icyo abona. Inzara n'imitingito y'isi, ibi ngibi tujya tubibona. Noneho ahubwo hariho n'icyo bita imiyaga. Bakavuga bati umuyaga witwa runaka, maze barayibatiza wamaze abantu. Ibi byose ni ibintu Nyagasani Yezu yavuze. Ibyo byose, haleluya, tega amatwi. Kuko urashobora kuvuga ko ibi bintu birerekeza he? Umuhanzi yararirimbye aravuga ngo ese ko bucya bukira amahereza azaba yahe. Iyo ndirimbo rero umva uko Nyagasani ayishubije. Ibyo byose bizamera nk'intangiriro y'ububabare bw'umugore wenda kubyara. Ni ukuvuga ngo ububabare bwo ni bwinshi kandi bugiye kuba bwinshi koko, ariko butangira bumushimashima. Igise ntawe utakizi uwagiriwe ubuntu bwo kuba yarabyaye neza, kuko haje za cesarienne, hari abatazi ibisi, hari n'abashaka ntibagire wenda uwo mugisha wo kuba yagira umwana mu nda cyangwa se ayo mahirwe. Ariko icyo ndi kuvuga ko wabashije kucyumva aracyumva. Igise uko amasaha agenda kura niko kigenda kirushaho gukomera. Ariko iyo kigiye gutangira babyita imigendo. Imigendo rero ni utuntu tuza tumeze nk'ibise, tukanakurya ariko atari igise nyirizina. Igise nyirizina rero cyo kiza mbese cyahuranye. Haleluya. None rero muvandimwe, nubona ibyo byose ya mitingito, iyi miyaga, izo ntambara, inzangano, inzara, uzamenye yuko umugore utwite agiye kubyara igise cyatangiye imigendo. Yo ni imigendo. Ngo ubwo bazabagabiza abababaza bakanabica. Ubwo icyo gihe rero isi zabagabiza ababanga bakanabica. Hari ubwo wenda muri iyi minsi amategeko usanga atemera ko umuntu yicwa, mbese ugasanga mu by'ukuri urwo rupfu rwa kwa kundi kwa Kayizari Neroni ntago rukiriho. Ariko kandi nta gupfa kuruta kuvuga ijambo ntiryumvikane, burya uba uri gupfa. Ubu rero ndareba nkavuga ni abana babonekewe Kibeho, nongere mbagarukeho, bagatanga ubutumwa mbese bw'ubwo biboneye kandi bavuganye nawe, ariko ubwo butumwa ntibwemerwe. Zubwo si urupfu narwo. Uwo muntu aba atakwishe koko, umuntu ukubwira ngo ceceka kuvuga ibyo wabonye. Erega kwicwa no kugabizwa ababanga bakabona batoteza, ntabwo ari kwa kundi gusa wenda umuntu yajya hariya ngo itorera hanaha ngo kiliziya hanaha zafunzwe. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko hari n'ubundi bwo gutoteza umuntu, kumubuza kuvuga ko yabonye Yezu, cyangwa se mbese yajya no kubivuga agakora ku buryo urwanya ibyo akora. Kandi biriho cyane. Umuntu uhagarara akavuga ati ngenda korera Imana y'ukuri,
wow, muri iyi minsi ni ukwiyemeza, ni ukuvuga uti mpagaze ku gasongero, ubwo nyine ni ukuvuga ngo ubaye nka ka kanyoni karitse ku nzira, wagaragaye wigaragaje. Niyo mpamvu abantu benshi bari guhabwa impano bakazimira bunguri, bakavuga bati singiye kwiteranya n'abantu, aho nakuraga umugati singiye kubabwira ko bari gukora nabi, agahitamo kugira gute, kwituriza, akavuga ati nanjye ndabyemeye. Muvandimwe ugana mu ijuru, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo nanjye ndabyemeye gusa, igihe ubona ko harimo ikitari kizi cy'abantu barimo kitagana mu ijuru. Erega reka nkubwire muvandimwe, tubaye babiri cyangwa batatu bavuga bati kibi cyamaganwe kandi tukacyamagana dushyizemo imbaraga, n'ukuri kibi cyacika kikanatsindwa. Ariko dore aho ikibazo kiri, abantu benshi bifitiye ubwoba, noneho muri bwabwo bugasanga babaye ba bantu bavuga bati turabyemeye, inzirakarengane n'ipfe, ariko rwose twigirira amahoro, tuba abayoboke ba Kayizari. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ntabwo Yezu Kristo muzabyumva kimwe. Arakubwira rero ngo bazabagabiza babababaza bakanabica, muzangwa n'amahanga yose kubera izina ryanjye. Ibi ngibi rero biriho, kubagabiza abababaza biriho cyane. Burya rero nta kukugabiza abakubabaza nko kubwira abantu ugatinyuka, uri umuyobozi runaka mu kiliziya cyangwa mu itorero, ngewe niho nivugira, uri umuyobozi runaka ugafata mikoro uhagaze imbere y'abantu ngo dore ngo abantu bitwa ngo gutya, ngo rwose ngo abo bantu ngo mubirinde, ngo mubamagane. Burya uba ubagabije ababatoteza. Kubera iki? Iyo bahereye kuri iryo jambo wavuze, waba padiri, waba pasiteri, waba umudiyakoni se, waba uwo ari we wese wabitinyutse akabivuga, waba n'umwepiskopi wavuze ibintu utashishojeho, burya abo bantu uba ubagabije ababatoteza, ubu bagabije ababica bakabagirira nabi, kubera yuko wowe umara kubivuga ukigira iwawe. Ariko ba bandi wavuze baba bagiye burya muri ya sosiyete wamaze kubateraho kashe yirwa yo kwangwa. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo ubu bibye ikiza. Kubw'ibyo rero ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yakoze ikosa, ngo tumushyize hanze y'itorero, umuntu ngo yagize gute, ibi ni ibintu abantu bakwiriye gushishoza, kuko bizakora ku bayobozi benshi b'amatorero. Ni ibintu bikomeye cyane. Ariko uzi ko uwo muntu mwamufashe, wenda tuvuge mwamufasha asambana, ngo tumushyize hanze y'itorero, ni ukuvuga ngo Yezu Kristo bamuzaniye umugore asambana, bari bamufasha asambana, ntabwo ari byo bamuhimbiraga. Ariko yavuze ngo iki? Utarakora icyaha namubanzi buye. Ninde wabikoze? Kuko ntawe. Ese wowe utinyuka gushyira uwo muntu hanze y'itorero, wowe urinde? Ese ubu Yezu Kristo naza afite gushyira hanze y'itorero, ninde uzaguma mu itorero? Muvandimwe mbwiza ukuri, ninde uzaguma mu itorero? Ariko ufasha umuntu ngo kubera yuko ngo bamufashe ngo anyereze umutungo ngo w'urusengero, ngo tumushyize hanze y'itorero. Burya rero ubu muteje ni nko kumugabiza abamubabaza, kuko baraza ngo muze wowe ngo uracyafite ijambo, ngo umuntu ngo n'urusengero rwarakomenye ngo rwagushyize hanze. Ni ukuvuga ngo icyo kintu ni ikintu kibi. Birumvikana, ntabwo nshyigikiye ngo ibyo ngo murumva ngo ni mu bishigashyige, oya. Ariko rero turebere ku rugero rwa Kristo, haleluya, tumenye icyo dukwiriye gukora. Ariko nyamara njyewe niyo nshubije amaso inyuma nsanga ibintu byinshi biri kuzamba, kubera ko habuze abajya ku mavi. Wenda abanyamasengesho turi gusenga uko bidakwiriye, ni nabyo Bikira Mariya yavugaga ikibeho. Abantu ntabwo bagisenga, n'abasenga ntibasenga uko bikwiye, ahubwo turi hehe? Turi muri cya kibaya nabonye cyayambaga ibabaye. Ariko nimureke tujye ku mavi, tubabare basi tubwira Yezu, haleluya. Twebwe ntabwo turi gusenga uko bikwiye, haleluya, turi kuririra ibyacu. Kandi Yezu yambwiye ngo mbwira abari kurira itorero ngo nta kizabahoza kiri mu isi, ahubwo niwe ugomba kuza akabahoza, haleluya. Murashonje kandi ibiryo byanyu ntabwo biri ku isi, mufite akaga kandi ikibahoza ntabwo kiri ku isi. Kubw'ibyo rero ririra Imana, haleluya. Nurangiza ubwira Imana uti Imana ndashaka kugukiranukira, amina. Yezu Kristo arakomeza akavuga ngo muzangwa n'amahanga yose kubera izina ryanjye.
amahanga ni ayahe? Ntabwo ari ukuvuga ngo abashinwa, abahinde, abongereza, ntabwo ari ayo mahanga. Amahanga twanga kubera izina rye arahari iruhande rwacu. Erega iyo mvuga ngo umunyamahanga mu buryo bw'ubuzima bwacu busanzwe ni umuntu tutavuga ururimi rumwe, tudahuje ubwenegihugu, niwe nita umunyamahanga kuri njyewe. Niba rero uri muri Kristo, umugabo wawe cyangwa umugore wawe akaba yibereye mu bapfumu cyangwa se yibereye mu bindi ari gusenga za dagoni, uwo ni umunyamahanga kuri wowe. Haleluya! Uwo ni umunyamahanga kuri wowe. Ururimi rwawe uvuga ntago arwumva. Amina. Ururimi uvuga ntago arwumva. Uravuga ururimi rwo mu ijuru, waravuga urwo mu isi, ntago mwumvikana. Ko ni umunyamahanga. Abanyamahanga rero ngo muzangwa n'amahanga yose. Haleluya! Tuzangwa n'abantu bameze gute? Ushobora kwanga kuko n'abanyamahanga tubanze tumenye ngo ni bande kuri twebwe. Abambere banyamahanga kuri twebwe, ndavuga twebwe abasenga, iyo ndi kubwira abasenga. Abanyamahanga kuri twebwe ni abantu bo mu itorero cyangwa dusengana ariko tutavuga rumwe, bibereye mu itorero cyangwa mu masengesho ariko bajyanamo kamere, bajyanamo ubwiyemezi, bajyanamo ubwibone. Abo ni abanyamahanga kuri twebwe. Haleluya! Ubyumve muvandimwe. Uwo ni umunyamahanga wa mbere. Undi munyamahanga wa kabiri rero nabo tudahuje umubatizo, babandi bo muri ya matorero yo hirya no hino bagatangira kuturwanya, bwingwa hanango ntago mwuka wera yagira ngo Roho Mutagatifu nagera hariya. Ubwo bikaba birarangiye. Uwo nawe ababaye umunyamahanga. Undi munyamahanga uzakuba hafi noneho, ubwo abasenga ndabarangije. Mu basenga hari abo tudahuje imyumvire, noneho undi munyamahanga noneho ni wa wundi noneho utarigeze yemera Kristo. Wowe ni umunyamahanga pire, burundu ni umunyamahanga kuri wowe. Ayo rero ni amahanga yose ni ukuvuga hari abo basenga, hari abo ngabo abo ni amahanga yose, ni benshi rero. Hari abadasenga neza kategori ko mwa wundi uvuga ati ngewe Yezu, ariko Yezu baramubeshyera, uwabaho. Uwo ni umunyamahanga kuri wowe. Hari n'undi munyamahanga uturuka mu rindi torero akaza kukubwira ukuntu mwayobye, warayobye. Uwo ni umunyamahanga kuri wowe. Hari n'undi munyamahanga noneho muri kumwe mu rusengero rumwe ariko kandi urwanya ibyo wumva. Hakubwira ati reka hati Yezu Kristo, ngo Yezu aravuga. Ubwo kandi hari abantu benshi babivuga bibwira ngo bari mu buyobozi ngo bwa kiliziya, ngo Yezu ngo aravuga, ngo ngewe rero ngo nimunzane ngo ujye kuvuga ngo Yezu yavuze. Ugasanga umuntu bamugabije abavanga n'abamutoteza, bamugirira nabi kubera ko yavuze ngo Yezu yavuze. Ubwo se n'ubuzizi izina rya Yezu. Haleluya muvandimwe. Kuko iyo utavuze ngo Yezu yavuze bakwakira neza nta kibazo. Ngewe ku ruhande rwanjye reka nitanga urugero. Abantu benshi twagendaga dukona, nakoze muri kiliziya narabivuze, twakoranye n'abantu benshi cyane tuba inshuti pe, ariko ntagiye kuvuga ngo Yezu yambwiye ngo, abenshi barampunze. Hakaba n'uwo duhuye ngo ubu rero ngo ubu Yezu akweretse ibyo ndi gutekereza. Ntabwo ariko Yezu akora. Undi ngo wa mugore ngo wakoraga nango ariko ngo Louise ngo nimumuzi ngo noneho ngo basiga avuga ngo Yezu yamubwiye. Yabaye iki? Yabaye uwihangishijeho. Ubwo uwo muntu ngewe mba ndi umunyamahanga kuri we, kuko ibyo mvuga ntaga byumva nta nubwo ashaka kubyumva. Haleluya muvandimwe, nizere yuko uri kubyumva neza. Abo ni abanyamahanga rero turi kumwe. Abo banyamahanga rero bazatwanga kubera izina rya Yezu, kuko nutavuga izina rya Yezu barakwakira neza. Nuza wivugira iby'umupira w'amaguru ukuntu ya kipe yatsinze, nta kibazo, murasangira rwose n'akayoga karyoshye, mwicare muri salo mubivuge. Ubu rero nsigaye mbona ko, haleluya, reka mbivuge kuko biriho, nsigaye mbona ko abantu benshi cyane abantu bakabaye bayobora abandi ku Mana, banezezwa no kuganira n'abantu batavuga iby'Imana. Waba ugiye kumusura ukagenda wivugira ukuntu rwose imvura n'umuyaga ibintu bimeze kandi mu kukuzimana bakakuzimana kuri televiziyo kureba amakuru, ariko wavuga uti dusenge, hakaba kagasengesho kanikizi. Muvandimwe ugana mu ijuru, abagenzi bagana mu ijuru dukwiriye guhindura ingendo, dukwiriye kumenya uko twitwara, kuko amazi ntabwo akiri yayandi. Ntabwo hari hahandi tugomba kuvuga ngo Yezu ngo azaza, ngo ariko ibimenyetso yatanze ngibi ntituri kubyumva. Hazaduka n'abahanura b'inyoma
batabarika. Ahantu abinyoma rero ntabwo batandukanye n'aba ngaba biyita Kristo, maze bayobya abantu benshi. Icyo twakiganiriyeho, ugomba kugira password yawe na Yezu, ukavuga uti ngewe Yezu Kristo yaje kunsura duca amenyo, ukaba uyifite wowe uyizi, sibyo? Urukundo ruzacogora muri benshi kubera ko ubugome buzaba bwiganje. Ibyo ngibyo wenda ninjya kuvuga ngo none bimeze gutya, ndibwira yuko tubibona hirya no hino ku isi, duhereye no ku mategeko ari gutorwa mu buryo mpuzamahanga. Abantu bakavuga bati abana twise ndutashaka uwo mwana umukuremo, kandi rwose mbese hari amategeko. Mbese ibyo bintu byo kuvuga ngo kwica kandi ugasanga abantu barimo kubyumva nta kibazo, ibyo kandi bihuranye n'amagambo maze iminsi mbwira, ariko muri kumva nari gusubiramo amagambo amwe koko. Ngewe Yezu Kristo namubwiye, ariko Nyagasani ndumva aho igihe kigeze dukwiriye no guhagarara. Wumva yarumvise, utarumvise n'akazi ke. None muragira ngo tuzashaka amagambo aturutse hehe kugira ngo ngewe nkubwire amagambo yumvikana mu mutima wawe? Nzakoresha yahe? Aya magambo ari kuvuga siyo mazemo iminsi mu masomo anyuranye, ariko kandi mu magambo agaruka kenshi. Ujye wibaza no kubera iki iri jambo rigaruka, n'ejo rikagaruka. Twasoma ivanjiri yo mu Bibiri, iri jambo rikagaruka. Twasoma ivanjiri umwana w'ikirara, iri jambo rikagaruka. Twasoma ukuntu amazi ya Nyagasani, iri jambo rikagaruka. Twagera ukuntu Yezu yazutse, iri jambo rikagaruka. Kuki rigaruka? Kandi si uko rigoramye, ntabwo ari uko mba ndi kurishaka ngo ndihuze n'ibyo nshaka kuvuga, ahubwo riba ririmo neza. Haleluya! Urukundo ntirwakonje. Ubu ngubu no guha umuntu ikintu no kumubwira ijambo ryiza, kenshi na kenshi uba warebye mu mufuka. Nabonye ejo bundi akantu umuntu yakinnye kameze nka ni komedi ariko ivuga ukuri. Umuntu yaragiye aryama ku muhanda yambaye nabi, nuko abantu bakajya bamucaho rwose bamwirengagije, kandi uwo muntu yari umuvugabutumwa ukomeye cyane. Aragenda yiryamira ku muhanda yambaye nabi, bamucaho we bakajya bamucaho, bigeze aho noneho aza kubyuka, aragenda ajya muri rwa rusengero, yari umuvugabutumwa, mbese yarimo umuvugabutumwa ari nkawe, mbese tuvuge ko ari we washinze urwo rusengero. Noneho kubera ko ukuntu yari yisize ibibyiro mu maso, yigize nabi, abenshi yambaye n'ibyambaro bibi, abenshi ntibigeze biha pene yo gushaka no kureba uwo ari we, ahubwo bamucagaho bareba ukuntu ameze, bakigendera. Urusengero rumaze kuzura, arahaguruka agenda kwa kundi yari ameze, ariko noneho ajya imbere kuri aritari. Mbese ubwo ntabwo ari nabonaga atari muri Kiliziya Gatolika. Ajya imbere arababwira ati ntabwo munzi, bati turakuzi, hariya narindyamye, ninde wanshuhuje? Baratsindwa kuko ntibigeze bashaka no kumenya uwo ari uryamye aho ngaho. Bari kwiruka bajya gusenga, iwe ngo uryamye aho ngaho nibyo n'akazi ke biramureba. Ngurwo urukundo rusigara ruriho. Niba ngiye kukugabira ndareba mu mufuka, undi muntu nawe ngo arajya mu bukwe, bamubonye ku muryango abinjiza, bamusubiza inyuma kuko yasaga nabi. Arabireba ati reka nze nkwereke. Yisubirira imuhira, aragenda kubitamo kositimu na karavati, aragaruka. Agarutse baramwinjiza cyane, bamwicaza mu mwanya w'imbere, mbese bikomeye cyane. Arangije bamuha inzoga agasuka ku myenda, batari ko suri mu bicyati. Ngiye naje nambaye nabi ntimwanyakira, nje nambaye neza muranyakira. Ubwo nukuvuga ngo singiye mwakiriye, kuko ngewe sinahindutse. Hahindutse look, hahindutse uko nasaga, uko nagenda, uko narebaga, nibyo byatumye munyakira. Kubw'ibyo rero ntimukunze ngewe, ahubwo mukunze ibyo mfite. Abantu benshi muri iyi minsi urukundo n'urwongurwo nuko twarugize, nukureba mu mufuka mbere yo kumenya umuntu. Uriya ninde? Aje mu modoka isite, ngo ariko ngo imodoka ije hariya ngo ni nziza, uwari bwakirwe. Uriya ninde? Aje ku igare cyangwa aje kuri moto cyangwa aje n'amaguru. Nimumubwira abe yicaye hanze, kuko dusigaye dufite urukundo. Urasanga imiryango irimo kugenda isenyuka kubera ko abantu babuze urwo rukundo. Haleluya! Ariko Nyagasani si ibyo ashaka. Naho wavuga mu ndimi z'abamarayika muvandimwe, udafite urukundo nabwo byaba ari impfabusa. Nongere nibwirira abavuga butumwa rero, naho wahanura
Haleluya. Isi igatitira ariko udafite ubuhanuzi bw'urukundo nabyo ntacyo byaba bimaze. Nge nibyo nabwiraga uwo muvandimwe ndavuga niba wowe Yezu ari ugutuma umunsi Yezu muzima, Yezu utagira impuhwe, Yezu utagira urukundo, ngo nutabikora ngo kandi umubwiye ngo natabikora ngo nta nubwo noneho cyokora nanyumva zambabarire nukuri ntabwo ari ukumena ibanga kandi simvuga uwo ari we nta nuzamenye uwo ari we sinzanamuvuga ariko we nanyumva zabyumve ngo ntabwo ingaruka zizaba kuri we ngo ahubwo zizaba ku bana be ngo abana be batatu bakuru ngo nibo bagiye guhura nako kaga ngo nibo bazishyura iyo fagitire. Mbe muvande ko ntabwo ari ibanga rikomeye ko Yezu yatumye ngo nogoshe umusatsi, imyambarire yo nta kibazo ariko ngo ninogoshe uwo musatsi. Ese muvandi mugana mu ijuru, niba Yezu Kristo atuma ko umusatsi wa Louise uzagira ingaruka ku bana be, uwo ni Yezu koko ugiye gukubita inyunda abana banjye ngo kora ko naze gukuraho umusatsi? None se batagira umusatsi bo ntibabaho? Nahise nibuka umuntu twakoranye afite umusatsi w'imvi gusa kandi akiri muto, ntiyigeraga na rimwe agaragaza umusatsi we, yahozagaho plante cyangwa perike. Ndamubwira ndetse muvande noneho ubwo Yezu Kristo ashaka ngo mwogosheshe noneho nsigarane nambare perike kameme, ntabwo hari ibintu ntashobora. Ntabwo najya kuvuga ubutumwa uyu munsi mwivuga butumwa ririho ngo ngende cyangwa se niba ngiye nteza igitambaro bwose uzamenya ko atari umusatsi uriho. Ubwo rero muvandimwe icyo shaka kuvuga ntabwo ari ibintu abantu, ubwo niyo mpamvu navuze nakomeje kugenda mbica hirya ariko ndashize ndabivuze kuko Yezu Kristo ntabwo yangiza akabati ko kugira ngo abantu babe mu rujijo. Wenda birashoboka ko ari kweza ko se ni ibiki, ni ibyo ngibyo ntabwo ari ibindi. Nta kibazo cy'imyambarire, nta kibazo cy'imirire, ahubwo ikibazo ni umusatsi. Noneho ndamubwira nese ubwo Yezu yananiwe kuza kumbwira ko uwo musatsi atawushaka, biramunaniye koko? Ntabwo bimunaniye kandi azi ko umusatsi ntawuboshyeho, ni ukuvuga ngo aramutse ambwiye ati uwo musatsi ureke ntawureka. Ikindi kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo n'umusatsi wo ku mutwe wanyu urabaze. Ubwo rero niba uyu musatsi awuza akaba azi ko ubaze, asaza ambwira uko mbyifatamo. Birashoboka ko Nyagasani ashobora kuguha ubutumwa akakubwira ati runaka reka ibi nibi kubera ko ashaka kugutuma, ariko ntabwo bivuga ko bibaye itegeko no ku bantu bose. Niba mbujije ati ntukarebe gutya, ubwo ni ukuvuga ngo abandi ashobora kubibemerera kubera ko hari impamvu ze bwite. Haleluya. Tugomba rero kumenya ko ubutumwa bwo kwisi atari bumwe. Icyo nashakaga kuvuga cyane cyane n'urwo rukundo rugomba kuturanga. Ibintu byose rero twabishyize mu rukundo ruke, tukumva ko na Yezu Kristo azaza afite urwo rukundo ruke nkuko natwe narwo dufite. Nutabikora Yezu azakumena umutwe. We Yezu umena umutwe. Erega iyo ashaka namubwe iyo ashaka kuduhana agahagarara mu ikorosi ryo guhana tuba twarashize, ahubwo dutegerezanye impuhwe. Haleluya. Uwo Yezu umunyampuhwe nuwo nshaka ko tumenya, uwo Yezu ugira neza nuwo nshaka ko twimenyera. Haleluya. Ndamubwira ni nzakomeza mvuga uwo Yezu kandi ngewe numva nishimiye yuko nzakomeza kumuvuga. Naza akavuga yuko hari ibyo ntakoze neza azankosora, mpora mbivuga nibyo kwisi biracyari bicagate, ibyuzuye bizaza umwami w'amahoro naza. Ntabwo tuzaba tugifite imisatsi yaba idefirije cyangwa se injwiri, ntabwo ariyo tuzaba dufite, tuzazuka dufite twambaye indi mibiri. Haleluya. Itabora. Iyo rero niyo tuzambika iyi ngiyi izasigara mu isi. Niba abona ko iyo mubiri hari ibyo utatunganyije uko bikwiye azambabarira, basi hari iryo azagendera avuga ati nyamari warakoze ahangaha. Ntabwo Nyagasani ari wene wa wundi uturebera mu makosa gusa. Haleluya. Azatureba kandi avuga ati ahangaha waratambutse, ahangaha wabigenje neza. Hari umuntu wanyohereje akavideo kuko Yezu yagiraga gutyo, umuntu yamugera imbere bagafata akantu kameze nk'agatambaro nk'igipapuro bakamurambura. Wenda muradufite utwo tuvideo, bamurambura ukabona arahindutse, ukabona ibikorwa bye birigaragaje, agahinduka bitewe n'uko ibikorwa bye byari bimeze. Yezu rero nzi neza yuko ari umunyampuhwe, aho niho mpagarara, kandi ni umukunzi wanjye aho ngahagarara nkavuga ni rero umukunzi wanjye turi kumwe. Haleluya.
nuko rero nyagasani Yezu aravuga ngo urukundo ruzacogora muri benshi kubera ko ubugome buzaba bwiganje. Urukundo ruzacogora kugeza n'ubwo abantu bumva ibintu byose bafite uko babibara. Urukundo rugenda rujye mu mibare, rujye mu mafaranga, rujye mu buryo ugaragaye, bagukunde bakubahe bagukomera amashyi, ariko nuramuka ugiye ku ruhande utagifite za avantage bahite bakureka. Urwo ni rwo rukundo benshi bafite uyu munsi, ni narwo benshi Yezu yavuze bazafite, ntago ari bose ariko. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ba Mariya Madarena bazahoraho iteka n'iteka, ba Mariya Madarena bazahoraho. Niyo mpamvu abo ngabo rero bake bagifite urukundo rw'ukuri, abo nibo barinzi isi. Ushaka kuvuga uti nta muntu muzima ukigira, nta muntu mukuru ukigira urwo rukundo, ariko byibuze reka twirebere mu bana. Urwo rukundo kwisirira cyariho mu bana, abana bakunda abantu. Ntabwo umwana ushaka kumubwira ngo nkundira iki agakubwira ati simbize ko ndagukunda, kuko bibaho. Haleluya. Urukundo rero ruzacogora mu mitima ya benshi, ntabwo ari iya bose. Urukundo ruzacogora mu mitima ya benshi ariko si ya bose. Ni ukuvuga rero ngo hari abantu bazakomeza kurwazanya urukundo kugeza ku ndunduro. Haleluya. Kubera iki? Ubugome buzaba bwiganje. Ubugome buriho rero, ibyihebe, abiturikiza ibisaso bagira gute, turi kugenda tubibona. Urukundo rwarakonje, ariko uzakomera kugera ku ndunduro uwo ni uzarokoka. Haleluya. Ariko gute? Nubwo ibyo bizaba bimeze gutyo, uzakomera kugera ku ndunduro uwo ni uzarokoka. Haleluya. Ako gasigisigi kabarokotse ubwo bugizi bwa nabo, ubwo bugome bwo mu mitima y'abantu, ibyo byose umuntu akabyihunza akajya kure, uwo nguwo ni uzarokoka. Uzarokoka ute rero? Ngewe naje kuguha umuti wo kurokoka ibyo bintu. Nuko ugomba gucungana n'izamu ryawe bwite, nurebe ku by'abandi, ukagira password yawe na Yezu, kandi ibyo udasobanukiwe ukumva ko ugomba kujya gusenga kugira ngo bimusobanuze. Haleluya. Burya twebwe abakristo gatolika njya mbivuga ngo njya nkabisubiramo kandi ndanezerwa no kubivuga. Ni ukuri tugira amahirwe akomeye. Igire muri rozari. Wenda ushaka kuvuga uti iyo ndi gusenga amasengesho handi ndasinzira, igire muri rozari. Ni ukuri rozari ni isengesho ritayobye. Njyewe ibyo ndabihamya neza 100%. Ni isengesho hagararamo ntuzayobe. Ufata ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, ni isengesho zahagaramo ntuzayoba. Ibyo ngewe ndabiguhamiriza. Ni ukuri niyo mbivuga nemye. Kera ngewe ntabwo nageze ku rwego rwa burundu rwo kuba umukontrole 6 kuri Bikira Mariya, ariko byigeze gushaka kumba, ahubwo najyaga impaka n'abantu bajyaga bambwiye ko Bikira Mariya nta naho avugwa mu byanditswe bitagatifu. Nanjye ngatangira kuvuga nti ariko se wa mugani ibi bintu turimo ni ibiki? Ariko Yezu Kristo araza arambwira ati mbese ibyo biguhangayikishijeho iki? Ntuzongere no gutekereza gutyo. Aranyobora ndetse arangije rozari, arangije anyigisha kuyivuga, arangije aranayinkundisha. Ubu rero iyo nyikubwira nk'umuti nanyoye kandi ukankiza, ntabwo nyikubwira nk'umufana wa Kiliziya Gatolika, kuko ngewe naranatangaye cyane. Hari abantu benshi bayobozi muri Kiliziya Gatolika, niyo mvuga noneho tuganira, akakubwira ko ishapure y'amibukiro y'urumuri atayizi, ataranayivuga kuva bayishyiraho. Rwose barimo batayizi. Uraganira nabo ukababwira uti muheruka kuvuga rozari rya rugasanga ni kera. Ariko ngewe rimwe na rimwe ngenda bababarira, kuko iyo urebye akazi ka padiri uri mu murimo neza, usanga ko bafite akazi kenshi. Bityo rero natwe bakristo twibatunga urutoki, twibatera ibuye, ahubwo nitujye ku mavi. Igihe nabo bari kuzenguruka mu masantrale bagenda batanga penetensiya, bajya gusoma misa, bagira gute n'umurimo uvunanye, natwe tube turi ku mavi. Erega nitwuzuzanya n'ukuri bizagenda neza. Haleluya. Muvandimwe rero, ibyo nkubwira si ubufana, ngiye ndi kukubwira umuti nanyoye. Ngewe mwibwira ku buhamya bwanjye bwite, nararwaye
ndwara bwaki ya roho mvurwa n'amata yitwa cyangwa n'amashereka yitwa rozari. Kubw'ibyo rero njyewe iyo nyakubwira ayo mashereka ndakubwira ni muvandimwe, nawe ushobora kuba watangiye gucura mu musatsi, amatama ashobora kuba yatangiye kubyimba, ibimenyetso bya bwaki bishobora kuba byatangiye kukuzaho, dore watangiye kwakira ubuhanuzi buturutse hirya no hino, watangiye no gutetema, uri gutetema uri kubwumva ugatangira guhinda umushyitsi, kandi bidakwiriye. Reka nkugire inama, fata rozari. Burya rozari nuyishamo ntabwo ari benshi bazakumenya, nta nubwo ari na benshi bazakubona, kandi n'umubyeyi uzamubwira uti mubyeyi ngewe ngiye muri rozari gusa. Kandi twongere twibukiranye ko rozari nubwo ari amashapurane, ushobora no kuvuga uti ngewe mu mucundero wa rozari ndimo, uyu munsi ikora akazi kenshi wenda ndavuga ishapura imwe, cyangwa se uyu munsi ikora akazi kenshi navuze ndakuramutsa Mariya 20 cyangwa 15, ariko nazivuze. Ndibuka nyiri mu barejiyo, abarejiyo twakoraga ishapure igice, tukavuga ndakuramutsa Mariya 25, tukaba turasubitse. Ubu twazongera guhura tukongera tugasubukura, ibyo nabyo biremewe. Hari n'ishapure bita iya Saint Philomene, nabwo yasabye abantu kujya bavuga kudahagarika ishapure, noneho buri wese agafata ndakuramutsa Mariya 10. Basi noneho niba wananiwe kuvuga ishapure yose, fata ndakuramutsa Mariya 10, ariko wibura mu rugendo rw'abagana mu ijuru. Haleluya. Nuko rero muvandimwe mwiza, Yezu Kristo aravuga ati uzakomera kugera ku ndunduro uwo ni uzarokoka. Haleluya. Kandi nukuvuga ngo bazabaho. Iyi nkuru nziza y'ingoma izamamazwe ku isi yose kugira ngo ibere gihamya amahanga yose. Ubwo niho iherezo rizagera. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Iyi nkuru nziza y'ingoma rero, ingoma yande? Haleluya. Ingoma ya Kristo igiye kwamamazwa ku isi hose, hanyuma Nyagasani abone kugaruka. Kandi iyo urebye koko ukuntu Nyagasani bimeze, ntago washidikanya kuvuga ko ari bugufi. Ntago ku isi, ntago ari henshi, wenda sinavuga ngo ntahahari, ntago ari henshi bataramenya Imana y'ukuri. Wenda bakayirengagiza, cyangwa se abandi bakanga kuva ku izima ry'ibyo bemera, ariko baba bumvise Imana y'ukuri yariyo. Haleluya. Natwe rero twigira ubute cyangwa ngo turambirwe kwigisha. Bikira Mariya abona Yezu yigishiriza mu hekaru, dusaba inema yo kutiganyira kwigisha abantu. Haleluya. Iyo nema ntushobora kuyigira utari muri rozari. Uzigisha ugera uvuga uti ndananiwe, bazakubwira bati igihe babivugiye ariko Yezu ataragaruka uzananirwa, kubera yuko uzaba udafite patience muri wowe. Iyo patience ko kwihangana uko gutegereza tubisanga hehe? Muri rozari. Haleluya. Yezu Kristo yigeze kunsanga arambwira atariko ati buriya hari ibintu abantu badasobanukirwa. Yezu Kristo apfira ku musaraba, dusaba inema yo gukunda Yezu na Mariya. Burya rero ingabire yo gukunda Yezu na Mariya uyikura muri rozari. Ni ukuvuga ngo utavuga rozari iyo ngabire ntuyigira. Haleluya muvandimwe. Saba ingabire yo gukunda Yezu na Mariya, bazayiguha. None ujye ukunda Bikira Mariya cyane, ukunde Yezu cyane. Hari umuntu arabona tujye tugana akavuga ukunda Yezu, uramudukundisha, uramuvuga tukumva turanezerewe, wagera kuri Bikira Mariya bwo rero tukumva ni byiza. Nkavuga ni iyo nema narayisabye. Haleluya. Nasabye inema yo gukunda Yezu na Mariya. Haleluya. Kandi barayimpaye. None se ko navuze rozari kuva nyiri umwana, ubu uyu munsi navuga ko ntarabihabwa? Oyanjye nemera ko nabihawe, kandi ndi ku murimo wabyo. Ndi kuvuga ibyanjye ngo nawe urebe ibyawe muvandimwe. Haleluya. Gukunda Yezu na Mariya rero nibyo bizatuma ubonamo umuntu wese ishusho y'Imana. Ko nukunda Yezu uzibuka ibyo yakoze mu isi, nukunda Mariya uzibuka uko yababaye mu isi, ariko kandi uzajya ugarura usanga ari wowe wabiteye, nuko urusheho kumwubaha no kumukundisha abantu. Ubwo rero muvandimwe ugana mu ijuru, Yezu Kristo arambwira ngo mbwira itorero, kandi mu itorero nawe urimo. Mbwira ubwoko bwe, kandi mu bwoko bwe nawe urimo. Mbwira abana be, kandi mu bana be nawe urimo, nanjye ndimo. Mbabwire ngo
impanda igiye kuvuga, isi hinda umushyitsi, umwami w'ijuru n'isi agiye kugaruka. Haleluya. Impanda, impuruza ya nyagasani izavugira mu ijuru mu byahishuwe irimo, igiye kuvuga rero. Kubera iki kwakwe Yezu atigeze aza kuganira no gukina n'abantu? N'ikimenyimenyi ntibamwishimiye, ntibamwakiriye. Bikubwira rero ngo icyo yakoze yari akizi. Burya iyo yakirwa neza wenda ari kuvuga uti yaje kugira ngo bamwakire. Hari n'umuntu wigeze kuvuga ngo reka Yezu ntashobora kuzagaruka ku isi, ngo ibyo bamukoreye se ngo yatinyuka, ngo ntabwo yagaruka. Mu buryo bw'abantu nuko babitekereza, ariko kandi wagerageza kumva uburyo uwo muntu abivuga ukavuga uti nyamara nabyo byaba byo, kuko Yezu baramuhemukiye, ntibigeze bamukunda. Kubw'ibyo rero nawe muvandimwe, nibwira yuko wishimira gusubira aho bakwakiriye neza, ariko aho bakwakiriye nabi yaranabitubwira ati muzakungute umukungugu wo ku birenge byanyu. Haleluya. Ubwo rero aho bakwakiriye nabi ntabwo wakwishimira kuhagaruka, ariko Yezu azagaruka. Haleluya. Ntabwo we azagaruka mu buryo bwo kuza kuhaba nk'uko yahabaye, kandi si uko afite ubwoba bwo kuhaba, si uko hatinya, ahubwo nuko yatsinze. Ko rero ngewe ndumva ntawasubira mu mukino yarangije. Ese muvandimwe koko ubu ushobora gusubira inyuma ukajya mu mwaka wize? Waba ujya gukora miki? Ninde muri twe wavuga ngo ngiye gusubira muri primaire kugira ngo nicare ku ntebe y'ishuri ya primaire? Waba uri gushaka yiki? Haleluya. Niyo wavuye ku ntebe ya segonderi, hari abajya basubiramo ariko bagiye guhindura section, nukuvuga ngo ntago abasubiye kuba umunyeshuri muri rya shuri yahoze yigamo. Nuvuga ngo ibyo byo biba byararangiye. Haleluya. Ahubwo icyo nyagasana kubwira ngo niba waratambutse waragiye. Kubw'ibyo rero twitekereza ko nyagasana gifite kuzaza guhangana na shitani mu buryo bwo kuba ku isi. Yararangije, yarakinnye ikipe, yaratsinze igikombe aragifite, azagaruka gukinira igikombe afite. Oya, ibyo byo byararangiye. Ndizere ko twabiganiriyeho bihagije kandi birambuye. Ubisaha igezeho rero ni yacu. Twebwe turi abafana b'amakipe abiri. Hari ikipe yo kwa shitani n'ikipe yo kwa Yezu. Ngewe rero nkakubwira nti ngende umufana wo kwa Yezu, ngwino twifanire, ngwino twibere kwa Yezu. Kandi ntabwo tugifana byo kuvuga ngo ariko ngo none ngo mukino ngo rarangira uti. Oya, ibyo ba Maria Madalena barabidukoreye. Haleluya. Ba 12 barabidukoreye, ba Thomas barabidukoreye, ubu twebwe rero aho turi. Haleluya. Nubwo twaba dutekereza ko hashize igihe kirekire, ariko reka nkwibwirira aho turi twebwe kugira ngo nahamenye. Ariko ngo ariko uzakomera kugera ku ndunduro, uwo ni uzarokoka. Nabo ngabo ubu twa dutegereje ko tugera ku ndunduro yo kugira ngo duhembwe, abafana bahembwe, ariko umukino wararangiye. Haleluya. Uwo mukino wararangiye kandi ikipe yaratsinze ni ya Yesu. Haleluya. Ubwo rero dutegereze ko hagiye kubaho ceremony yo gutanga igikombe ku mugaragaro. Bantu bakunda umupira w'amaguru, reka mbafashe kwibuka ibijya biba. Ntabwo ngiye nkureba kenshi, ariko inshuro nkureba hari dukeya mfite mu mutwe. Umukino uraba bigakomera, bikagera nubwo ikipe itsindwa bikagaragara ko isa n'itsinzwe pe. Igitego wenda kimwe kikinjira ikindi kikinjira, ariko finali burya ifirimbi ya nyuma nisobanura ibintu. Ifirimbi rero ya nyuma y'umukino shitani yarwanye na Yezu yavuze Yezu apfuye. Ifirimbi iravuga, ariko kandi Yezu atsinze. Haleluya. Birashoboka ko avuga ngo mu buryo bw'abantu Yezu yaratsinzwe kuko yarapfuye, kandi shitani idapfuye. Ariko Yezu yaratsinze kuko icyo gitego cya nyuma yatsinze ari nacyo cyamuhaye kuba ari muzima iteka n'iteka. Haleluya. Iteka n'iteka. Kandi akaba muzima ahagaze hejuru ya Rusifero, amuhagaze hejuru. Niyo mpamvu ya shitani guteka kuvuga uti mu izina rya Yezu iriruka. Iramuzi, izi Yezu ibyo yayikoreye irabizi.
uti mu izina rya Yezu w'i Nazareti ndakwirukanye dayimoni zirahebeba. Ibyo ni ibintu tujya tubona. Ziramutinya mu izina rye rikomeye, ziramutinya, ziramubona zigahunga. Haleluya. Uzakomera rero kugera ku nduru, ni uzarokoka. Naha turi kuko ubu njyewe nibyo nakubwiraga mu inshuro nkeya ndeba umupira iyo igikombe, iyo abakinnyi bamaze gukina birarangiye, umupira ifirimbi ya nyuma yavuze, nuko Yezu Kristo atsinze kubera kumvira. Ubwo hagiye gukurikiraho noneho ko hagiye kubaho bya birori byo kwakira igikombe. Aha biba bikomeye cyane, biba bikomeye cyane, abafana baba bishimye, abandi bari kuririmba ibintu bikomeye cyane. Abatsinzwe abenshi bo bamaze kwivira no mu kibuga bagiye. Kubera iki? Kubera ko baba batsinzwe. Haleluya. None rero muvandimwe ugana mu ijuru, ndi kugira ngo ngukebure nkubwire nti igumire mu kibuga, ikipe yacu yaratsinze. Reka rero dutegereze ko umwami wacu yambikwa ikamba, mbese bigende neza, ariko dutaha ubukwe bwa ntama n'umugeni. Haleluya. Natwe tubutaha ariko kubera yuko ubwo bukwe buzaba kandi turabatumirwa. Haleluya. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani kandi bakazajyayo. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ubwo nibwo butumwa Yezu yampaye kuguha. Birashoboka ko waba uri kuvuga uti ibyo sibwo ntibisanzwe, ntabwo bisanzwe. Ntubifate nka bya bindi bisanzwe, bya bindi birashoboka. Si ubwa mbere nakubwiye, ni si ubwa mbere ubwumvise, si n'ubwa kabiri. Ariko uyu munsi ntabwo tugomba kubikinamo. Buri kintu gifite uburemere bwacyo kandi gikomeye mu buryo bwacyo. Haleluya. Imana yo mu ijuru iguhe kubyumva muvandimwe. Ibimenyetso Yezu yadusigiye byararangiye, agiye kugaruka. Oh Mana, umva abana bawe, tebutsa kuza kwawe twigire budapfa. Haleluya. Ibimenyetso Yezu yadusigiye byararangiye. Ndibwira yuko uko tubisomye utakumva ko hari ikintu kimwe avuga ngo cyakora ngo cyo sinakibonye. Oya, agiye rero kugaruka. Igisigaye nuko aza. Nayo mpamvu rero muri iyi minsi arimo kugomba kunyereka abakozi be bagomba guhaguruka bagakora cyane, kuzenguruka bakavuga ubutumwa bwiza, ariko bakoresha ibitangaza n'imirimo biri gukoreka cyane, ariko kandi bazaruhuka. Haleluya. Kandi ntabwo ari kwakuruhuka abantu bagiye mu mva gusa. Oya, no kuruhuka kundi kurashoboka. Turacyari kumwe n'umwami wacu kandi umwami watsinze. Imana iguhe umugisha rero muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.